ikintu cyatumye navuga ko cyatumye menya ukuri, uruhare rumwe narashimira ababyeyi banjye ko bandeze mu buryo mbasha gukura mfungura ibitekerezo, banyemerera kwitekerereza nyiri n'umwana. Ukora amakosa akakubwira ibi bintu wakoze urumva ari byo, mbere yuko ambwira ko ari amakosa akambaza ngo ibi bintu wowe wakoze urumva ari byo, akaba umwanya wo gutekereza nkemera ko atari byo nkanabimwibwirira. Nakuriye muri iyo sosiyete impa uburenganzira bwo kwitekerereza, ariko ntangiye gukura ya mico nari narakuranye yo kwitekerereza nkavuga ngo aha nakosheje mu mbabarire ntabwo nzongera, aha nakoze neza mu nshimire. Maze gukura ntangira kubona ko noneho mu gihugu cyacu atari ko bimeze, ko umuntu wese asa nkaho adafite uburenganzira bwo kwitekerereza. Uko nagendaga mbibona ndabyibuka, ntabwo nibuka icyo gihe neza, ariko ni kera mu rugo twabaga twumva amakuru ya BBC, ni nko mu 2010, ariko ntabwo nabyibukaga neza kuko nigaga muri primaire, nari umwana mfite mu myaka 9 8 gutyo. Nza kumva nimugora twabaga twumva amakuru ya BBC mu saa 12 iyo mu rugo bavuga ko kazi twicaraga hanze tukumva ayo makuru. Bakundaga kumva amakuru natwe tukayumva gutyo n'ababyeyi, noneho hagera igihe tutacyumva ya makuru. Ndabase ya makuru ko tutakiyumva ya politike mwajyaga mukunda kumva, baratubwira ngo bafunze radio BBC mu Rwanda. Ndabase bayifungiye iki? Ngo bayifungiye ko ivuga ibintu bidashimisha ubutegetsi. Urumva ntabwo nyuma nahise realizinga icyo kintu, gusa nanjye maje gukura ntangiye kwiga ngeze nko superieur gutyo, ngiye muri kaminuza nanjye nza kwibaza, nza kumenya ko akamaro ka radio atari ugushimisha ubutegetsi. Ariko kera nibuka ko bigeze kumbwira ko radio BBC yavugaga ibintu bidashimisha ubutegetsi bigatuma ifungwa. Ntangira kumva ko nyine harimo ikibazo cy'uko mu Rwanda atari uburenganzira, amaradiyo atigenga. Aho ngaho niho hambere ngiye numva icyo kintu nakimenye ko amaradiyo atigenga, ku buryo n'amaradiyo yo mu Rwanda ntajya nyatindaho kuba yaba atigenga. Ikindi cya kabiri, hari histoire twigaga mu ishuri mu Rwanda, bigisha amateka amwe muri history, bigisha amateka amwe yo mu Rwanda, bigisha guhera primaire kugeza urangije muri secondaire, bigisha amateka yo muri guhera 94 kugeza umwaka muri nimba ari 2015 nimba ari 2020, nuko bagenda bayongeramo. Kandi amateka umwana bamuteye amatsiko, noneho nkataha nkabaza mu rugo, batubwiye ibintu intera hamwe zakoze, batubwiye ukuntu Kayibanda yangaga abantu, nkagenda nkabibwira mu rugo nsa nkaho ndi kubahereza nk'amakuru batazi, bakanyemerera rimwe na rimwe, ubundi bakambwira ngo yego ariko ahangaha wibeshye kuko ntago ari byo, uyu yatabigenje mu Rwanda. Bakambwira ngo nibyo jenoside yabaye mu Rwanda bisha abatutsi, nagase ku kimwe mutapfuye, bakavuga ngo ntago abantu bose bapfuye. Nkababaza, noneho ntangiye gukura kuko ngenda byibuka natangiye kumva neza ikintu cya jenoside yakorewe abatutsi ndi umwana mfite nk'imyaka mu myaka 10 9 ko twajyaga tujya ku rwibutso. Ako kantu ko munyemerere nkavuge ko ndumva ari nk'akantu kankomerekeje ndi umwana. Mu Rwanda habaga ikintu cyo kugenda ahantu babonye imibiri bakajya kuyishyingura. Kuyishyingura, umuhango wo kwishyingura bazaga bakoza imibiri bakayanika ikazuma, noneho hakazaza n'undi munsi wo gushyingura. Ubwo abantu ababikoraga birumvikana n'abarestape. Rero icyo gihe kuko mu rugo nta muryango munini bafite, wenda sinzi ku impamvu cyangwa nimba ari trauma, bakubwiraga nk'umwana ngo tujyane naho kwishima ukajyana n'umubyeyi wawe. Noneho rimwe hari igihe nagiye nanjye ndabafasha ndoza, ko ntari mbizi nimba sinarozaga amasahani no koza imibiri ntabwo byari kunanira, nanjye njyamo ndoza. Noneho bigeze hagati umubyeyi wanjye umwe arambwira ngo dore uyu nguyu ngo ni oncle wawe. Ndavuga se ko mbona aragahanga, ubwiye n'iki kari oncle wanjye? Aravuga ngo yari afite ngamenyo maremare nk'ayo yawe. Ako kantu kanjyamo nyine njyamo iyo image yo kuvuga ngo oncle wanjye yari afite amenyo maremare. Urumva ni akantu gasa nk'aho kantushije ndi umwana, nibaza ko ari nk'ikintu kibi abantu bakoze kuzajya bafata abantu bakiri bato bakabona iyo scenario, bituma bishepinga mu mutwe ibintu bisa biri worse kurusha n'abantu babaye muri ibyo bintu. Gusa aho ntabwo narenganya nk'ababyeyi cyangwa iki, abantu muri kiriya gihe bari bagifite ihungabana, ntabwo bari bazi, maybe ntabwo bitaga kuri mental health y'abana, ibintu nk'ibyo. Icyo kintu kimaze kunjyamo, kuva icyo gihe nakuze numva nkunda igihugu, numva ibyo bintu bitagomba kongera kuba, ariko nkunda igihugu mu buryo bubi, numva ko u Rwanda rufite abanzi, kuko mu Rwanda uri umwana bagomba kugira ko afite abanzi. Rero iyo baramukaga bambwiye abanzi, nanjye nakibuka ibintu nabonye, numva ko abantu n'abanzi, ntangira gusa nk'udevelop urwango muri njyewe rukomeye. Kandi kuko numvaga njye hari umuntu wanjye nari kubona maze kubona Sky, mbona ko twari gushobora no kuba dusa, sinamubona. Ntangira kudevelop urwango muri njyewe, numva ko hari abantu bantwaye ibyanjye nagombaga kubona. Kandi iyo rero bavugaga umwanzi w'igihugu, nahitaga numva bari abantu bishe abantu banjye. None numva mfite urukundo rw'igihugu, ariko rurimo ubungubu nibwo nabyumva ko icyo gihe harimo urwango. Ntangira kubishyiramo imbaraga gutyo, nkagenda muri yaje ku ishuri. Yaje nabwo bifite ukuntu nabyo byabisaga nk'ishyiramo umuriro. Noneho rimwe nari maze kujya muri superieur, umubyeyi wanjye umwe yarambwira ngo se ko mbona warakaye cyane bimeze bite, atari ko uri kubyumva, urumva ububabare, urumva abantu banjye. Ntajya kumwumvisha ububabare we yabayemo mbumurusha. Aravuga nagaruko bigomba kugenda nk'ayo magambo uvuga amagambo akomeye,
ushaka no gusa nkaho ubaza abana ngo iwabo ngo hapfuye bangahe, ntago abantu bose bagombaga gupfa, ntago ari byo. Kandi nanjye ndumva uwo murongo narimo ntago wariwo, kuko nanjye nabonaga abana nkabaza ngo abantu biwanyu bapfiriye hehe iki, nsa nk'uwabishyushyemo cyane. Rero umubyeyi wanjye mwaranyicaza aranganiriza, arambwira ngo jenoside yakorewe abatutsi yarabaye, yarababaje, dutwara imiryango, yego ari kubabona, gusa abantu bose ntago bapfuye muri jenoside. Kandi nkavuga ngo nyine ubwo abantu batapfuye nabisha abandi, akavuga ngo boye ngo hari abarokotse, hari n'abatarahigwaga batapfuye, of course bariho, ariko batisha abantu. Aribwo yansobanuriraga ambwira abantu ko ahantu babaga twajaga tujya kubasura, nabo bantu tukajya kubasura, nzi ko hari ikintu dupfana. Ambwira ngo urabona bari abantu baturukaga muri ubu bwoko bwisha abantu bw'abahutu, ariko ntabwo bigeze bica abantu, ahubwo bo baraduhishe. Noneho ntangira kugira indi version mu mutwe wanjye, version ku ishuri batamaye, version ku murenge bataduye, turi mu biganiro mu kwibuka. Ntangira noneho kumva ko nk'uri kwibeshya, ntangira kugenda gahoro, bampereza témoignage, banyumvisha ko n'abandi bantu bafite ukuntu babaye ku giti cyabo. Mama ayo yangiriye muri deep ampereza témoignage ibintu byose byabaye. Noneho ntangira kumva ko rwa rukundo numvaga nkunda igihugu, ariko nkarudevelopa mu rwango rwo kwanga ubwoko runaka, rutangira guhinduka. Ntangira gufungura umutwe, mbona ibintu mu buryo butandukanye, menya ko abanyarwanda abahutu bose ntago bishe. Reka mbivuge biri clear gutya, kuko impamvu muri kumva mvuga nsa nkaho netomara, mu Rwanda niko bameze, niko batureze, tuvuga mu marenga. Ntago ujye uvuga ngo ubwoko ngabatutsi abahutu, oya uragerageza ukabisha, ntubivuge. Birahari ariko ntubivuge, gerageza uvuge ngo ubwoko bw'abahirwaga n'abahigaga. Niyo mpamvu mwumva byamukiyemo ku buryo kwifata mu kanwa kanjye ngavuga abatutsi abahutu, ni ibintu bigoye, nimwe mbyumvana. Barabivuga, birahari, barabikoresha, ariko nta muntu ujye ubivuga. Reka uravuga ngo abahigaga n'abahigwaga, bakabikoresha bakabyapika mu nzego zose, ariko ntubivuge kugira ngo ubwiyunge bwacu bugaragare ko buhari. Nuko koko se burahari rero nta buhari, none se ikintu kidahari no kubivuga. Ranga igihe nahereye byangoye kubivuga, icyo kintu babanje kuduhingamo birasekeje. Ubu nibwo binsekeje ukuntu nanze kubivuga, kuko nyine niyo situation umuntu aba yarakuriyemo. Ntabwo ujye uvuga ngo abatutsi n'abahutu, reka niyo bivuze n'umwana muri kumwe ashaka kukubwira ngo baragufunga. Ariko iyo uvuze abahigaga, abicanye n'intera hamwe, ibyo biremeye turabivuga. Munyihangane nimwumva mvuga gutya, ngende umwana warerewe kwa Kagame. Rero ukuntu ego nuko kuntu nabashije kumenya ko abahutu bose atari abagome. Aricyo kibazo gikomeye kiri mu Rwanda, cyumvisha urubyiruko ko abahutu bafite kalendari yo kwica. Ikindi kirenze abanyarwanda batajya bamenya, abana mu Rwanda ntabwo bajya bamenya ko abahutu babaye mu Rwanda mbere ya 94 no muri 94 atarabicanyi bose, ntabwo bajya babibasobanurira ngo icyo kintu bakemphasizinga. Ariyo mpamvu ko nta bwiyunge buhari. Ikindi ntabwo bashaka kwerekana ko nta mututsi ujya wica, bikaba byarageze ku kigero umututsi yica bikamera nkaho uwo muntu yishe ariwe ruri mu ikosa. Aricyo kintu gikomeye mu Rwanda, ukumva umuntu yapfuye, kumva umuntu bamufunze, ariko kubera ko biri gukorwa na leta iyoborwa n'abatutsi, ibyo nibibi cyaha. Mu Rwanda bahinzemo ko bashyize mu mutwe abantu ko abatutsi ari intungane, nta mututsi wica, n'uwo yisha aba yari mu mafuti, ariko umuhutu wese yaba umwicanyi mu gihe atari kumvira n'uwo yizirusha intambwe. Rero icyo kintu ngiye murumva, umuntu wanyumva arumva neza ahantu nabashije gusobanukirwa ibyo bintu, nkamenya ukuri, nkamenya ko harimo ikibazo. Gusofa ku kibazo warumvaje, ndumva ari ibyo nasubiza. Ukuntu namenye ukuri ni ibintu byambayeho, nanjye nshaka kugira urwango muri nge, ariko ngira ababyeyi beza baransobanurira, ariko n'ingero zikaba zihari zigaragara. Ngiye ku ishuri bambwiraga ibintu, nkataha ko mu rugo turi inshuti, nkabaganiza, nsa nk'ubigisha nabo bakankosora. Nanjye maze gukura ntangira kwimenyera ukuri, kuko natangiye kuzajya nkurikira amaradiyo yo hanze ibintu bavuga, kuko bafite ibiganiro biri interese kurusha ibiganiro byo mu Rwanda. Ko mu Rwanda usanga ama YouTube 20 yose avuga inkuru imwe, ariko mwe muvuga ibintu bitandukanye, musa nkaho mufite uburenganzira bwo kuvuga ibintu byose mu gihe mu Rwanda bitandukanye. Rero mwumva biri kunyenteresa kurusha ibindi, nkabyumva nuko namenye ukuri. Wow, mukanya ndaha Ntwari ijambo, nawe niba hari icyo yakwifuza kukubaza akubaze, cyangwa niba hari icyo yakunganiraho. Ariko mfite akabazo k'amatsiko ko wumva mu Rwanda bamaze kubumvisha ko nta mututsi ujya wica, kandi leta iriho iyobowe n'abatutsi, abo bicwa n'ubutegetsi, muba mwumva cyangwa mubwirwa cyangwa mwashyize mu mitima yanyu no mu mitwe yanyu ko baba bishwe n'abandi? Ngewe ntabwo ndibuze kuvuga nanjye ndi kwishyiramo, kuko namaze kumenya ukuri. Ariko nk'ukuntu nanjye nabyumvaga, cyangwa nk'ukuntu mbona bagenzi banjye babyumva, hari umuntu hariya bafashe bamugira igitangaza kitabashwa, umuntu utavugwa, umuntu wasanze igihugu kiryamye hasi, umuntu warokoye abatutsi agatuma ababyeyi banyu badapfa, akaba ariyo mpamvu mwavutse, akaba atarihoreye ngo yice ngo abahutu bose kandi bari barisha abantu, akaba yarakuye igihugu hasi, nta muhanda kigira n'amazi, ubu igihugu kikaba gifite convention center na stade Amahoro na BK Arena. Uwo muntu nta kintu atakoze, ni Imana. Uwo muntu rero nimba afashe umuntu akamwica, bakoranaga cyangwa rufite akandi kamaro muri societe, haba hari ibintu, hari amakuru Libe yatanze. Ayo makuru Libe yatanze, uwo muntu iyo abaye umwanzi w'igihugu biba bivuze ko we ikintu yashakaga ari ukudusubiza muri jenoside yakorewe abatutsi, ngo barangize jenoside batangiye. Uwo muntu rero aba yabaye igisambo. Bakivuga ko ari umwanzi w'igihugu, bivuze ngo bashaka gusenya convention yacu, bashaka gusenya stade Amahoro yacu, bashaka gutuma uzajya unyura ujya ku ishuri bakakubaza ngo haguruka uvuge ko uri umututsi cyangwa uri umuhutu, bazajya batuma abantu batagira uburenganzira
igihugu kitagendwa, uwo muntu ashaka ko nta muntu uzongera kugenda saa 8 z'ijoro, kandi twemereye kugenda saa 8 z'ijoro, nta muntu ushobora kugukoraho. Uwo muntu nyine abashaka kukwambura ibyiza byose ubona bihari, ibyiza byose ubona bihari, intore zirusha intambwe yubatse, uwo muntu abashaka kubigutwara. Rero nimba bafashe umuntu bakavuga ngo umwanzi w'igihugu, baba bamukize muri position bituma umuntu wese wumva muri iyo ideology ya FPR atagomba kumugirira impu. Nyine nubwo wenda ibintu byose ngo batabishyira mu itangazamakuru, buri uriya muntu yarahemutse. Buriya Kizito Mihigo nyine yashakaga umuse ngo umuntu umwe ngo kubera ko yari umuntu w'umuhanzi ngo w'umuhanga ngo bimuhereza uburenganzira bwo kumva ashaka ngo guturitsa ngo sitawa. Ubu se dusubire mu mateka ya genocide ngo nukubera umuntu umwe, nimba umuntu ari umugambanyi agomba gupfa. Twebwe umusaza wacu nta mikino agira. Ibyo ndi kugusana nk'ukuntu ushaka kubaza umwana akagusana mu Rwanda ngo nta mikino agira. Niyo mpamvu abantu bose yarabanani iyo atazana ibiriya bintu byo kuba straight FDL yari kongera ikatwinjirana tugasubira mu ntambara. Reba kuba umaze imyaka yose utarabona umuntu utema undi, wagira ngo gutema umuntu wundi mu bindi bihugu n'ibintu bisanzwe. Uziko bakubwira ngo bakuratisha kugutema, ukumva mu bindi bihugu bo nta bantu baba badatemana, ukagira ngo nago dufite uburenganzira bwo kuba batadutemye. Ukubwira ngo nimba utumva ibyo President Kagame avuga ngo guhazaza abandi bantu bagutema, icyo ni ikibazo gikomeye. Nyine baragufata bafata abantu bose bakabashyira muri position yo kuvuga ngo kugambana, kandi nimba ugizanye ikibazo na Kagame bivuze ko nyine ngo wagambaniye igihugu. Rero umuntu yagambaniye igihugu ngo abagomba kubambwa ameze nk'undi mugome wese. Aho niho nakubwira imitekerereze abana bafite ari nayo bagomba guhindura. Uravuze byarambabaje cyane kuko njyewe Kizito nari muzi yajyaga aza mu misase Michel, mbona ari umuntu mwiza na kera muri za 2017 na 13 turi abana. Njyewe n'ubu umbwiye indirimbo za Kizito nazikurimbira nkazisubiramo, naramukundaga nkafata lyrics z'indirimbo ze. Mbona ari umuntu mwiza aza gusenga, ari umuntu ubona asa nk'ugira isoni utuje wimereye nk'abapadiri. Rero mbonye ari amakuru bazanye